yashyizwe kuri Yesu umwana w'Imana. Ndagira ngo nongere ngusubizemo imbaraga. Muri uwo musozi ukuri imbere Yesu umwana w'Imana arawindura ikibaya. Biravuga ngo yarageragejwe, ubwo yageragejwe arabasha gutabara n'abageragezwa. Muri wowe undeze amatwi n'abazanyumva, uwo musozi ukuri imbere Yesu arawuhindura ikibaya. Zerubabeli yarabwiwe ngo si kubw'imbaraga ze, si kubw'ubushobozi bwe, ahubwo ni kubw'umwuka w'Imana. Batangiye kubaca intege, baragira ubwoba, baratinya. Ndabizi nawe ushobora kuba ufite ubwoba, ariko humura, Yesu Kristo yamanitswe ku giti kugira ngo tugarurirwe icyubahiro cy'Imana twari twaratakaje. Kadushima Imana nanone, umutima wanjye uhimbaje Imana kuri uyu munsi nanone Imana turemeye kugira ngo tuwishimiremo. Ngiye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mwuka w'Imana abane namwe n'imbaraga, tuze kugubwa neza muri iri jambo tugiye gusangira. Kasenga Imana data nkwaye icyubahiro nanone ko tugiye kuganira ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni amata y'umwuka, ijambo ryawe ni inyundo, ijambo ryawe ni inkota, ijambo ryawe ni ibiryo, ibyo kurya by'umwuka. Ndagusaba kugira ngo rero muri iri jambo ngiye kuvuga nisangire n'abanyumva, kandi twese dufashwe tuve mu bwiza tujya mu bundi. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Nsabye amahoro muri isangiye kuvuga, ubane nanjye muzikara ku munwa, kandi abaneze amatwi bagubwe neza. Shimwe n'icyo nakomera kumeze kubijyana mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane rero. Na mazina ni yandi ni Nanira Bernard, ndi umushumba w'itorero rya Zion Temple hano Nyagatare. Tugiye kongera kuganira nanone ijambo ry'Imana nk'uko tumaze kumenyerana. Ndagira ngo rero turebe ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi, ziba ari nyinshi, umwuka wera barimo guhishura. Turi mu bihe byiza, turimo gusenga, twinginga, twiyiriza ubusa kugira ngo Imana igire ikintu ikora. Rero Imana baduhishuriye ibintu byinshi, uze kugubwa neza dusangira ijambo ry'Imana. Rero riravuga, insanganyamatsiko y'umunsi iravuga ngo humura, uwo musozi ukuri imbere urahinduka ikibaya. Humura, uwo musozi ukuri imbere urahinduka ikibaya. Ntabwo uzahinduka urahinduka ikibaya, kuko ijambo ry'Imana ni iry'imbaraga kandi rirakora. Ndagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana riri muri Zekariya ibice 4:7. Humura, uwo musozi ukuri imbere urahinduka ikibaya. Ejo ndimo kuvuga hejuru yo kugendera mu mbaraga zo gukiranuka, noneho haje indi nsanganyamatsiko nshya tugiye kuganira, nziza na yawe n'Imana, ivuga ngo humura, uwo musozi ukuri imbere urahinduka ikibaya. Kadusome ijambo ry'Imana twumve. Zekariya 4:7 baravuga ngo wa musozi munini we, wa musozi munini we wiyita iki? Imbere ya Zerubabeli, imbere ya Zerubabeli, imbere ya Zerubabeli, ya Zerubabeli, imbere ya Zerubabeli uzaba ikibaya. Azazana ibuye risumba. Rekera aho ngaho ni umurongo umwe, umurongo wa 7 haravuze ngo wa musozi we wiyita iki? Imbere ya Zerubabeli urahinduka ikibaya. Iryo somo tugiye kuganira kandi icyanditswe kirabivuga. Wa musozi munini we uzaba ikibaya. Kadusobanurire iryo jambo. Ijambo rya mbere, kwizera mu mbaraga z'umwuka w'Imana gushobora kurenga ibigeragezo bimeze nk'umusozi. Ndagira ngo noneho tugenda neza tuganire ku ijambo ry'Imana. Nkunda kubwiriza vuba vuba, niyo mpano ndasiramo, nta kundi twabigenza, ariko ndizera ko turimo kugendana neza. Ijambo rya mbere ugomba gusobanukirwa nuko kwizera mu mbaraga z'umwuka w'Imana, kwizerera mu mbaraga z'umwuka w'Imana gushobora kurenga ibigeragezo bimeze nk'umusozi. Iyo ni ijambo rya mbere ugomba gusobanukirwa, mwene data unteze amatwi. Umusozi ukuri imbere urahinduka ikibaya, kuko hano harasobanuye ngo iyi ngingo ya mbere mvuze isobanura kuri uwo musozi munini, kwizera mu mbaraga z'umwuka w'Imana, kwizerera muri izo mbaraga z'umwuka w'Imana, guhagarara mu mwuka w'Imana, kwizera mu mbaraga z'umwuka w'Imana gushobora kurenga
ibigeragezo bimeze nk'uwo musozi. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo niba ufite ikintu kikubereye umusozi kikuri imbere, nta kindi cyatuma uwo musozi ucishwa bugufi ngo kuva imbere, nta bundi buhanga, ahubwo wizerera mu mbaraga z'umwuka wera, mu mbaraga z'umwuka w'Imana. Iyo uhagaze uri muri izo mbaraga, utega amatwi neza wumva, iyo uhagaze muri izo mbaraga z'umwuka w'Imana, ukaba uri mu mwuka w'Imana, cya gisozi kikaba kiguhagaze imbere, gihinduka rero ikibaya kubera izo mbaraga uri. Ni ukuvuga wizera mu mbaraga z'umwuka w'Imana bituma ugenda hejuru y'icyo gisozi kikamanuka kikava imbere yawe. Umurongo wa 4:6 agarutse haruguru, reka twumve ukuntu havuga. Umurongo wa 6 wonyine. Aransubiza ati, ijambo Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiye ati. Aransubiza ati, ijambo Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ati. Si kubw'amaboko. Haleluya. Si kubw'amaboko. Kandi si kubw'imbaraga. Ahubwo ni kubw'umwuka wanjye. Ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Murabyumva rero, kwizera mu mbaraga z'umwuka w'Imana gushobora kurenga ibigeragezo bimeze nk'umusozi. Aravuga ngo si kubw'imbaraga zacu, si kubw'ubushobozi bwacu, si kubw'ubushake bwawe, ngo ahubwo ni kubw'umwuka w'Imana. Ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Byabwirwaga Zerubabeli, turaza kugenda tubyagura, turaza kubyumva. Ni ukuvuga ngo tuzagire na rimwe wigerageza kwirwanirira ngo uvuge ngo ibingibi nta kwirwanirira nka birangiza. Oya, iyo wizeye imbaraga z'umwuka wera z'Imana zikakubamo, noneho zishobora kurenga ibyo bigeragezo bimeze nk'umusozi uri imbere yawe. Nta handi igisubizo, kuko biravuze ngo si kubw'imbaraga, si kubwo, ongera usubire muri umurongo wa 6, si kubw'imbaraga. Arasubiza ati, soma 6. Si kubw'amaboko. Arasubiza ati, si kubw'amaboko. Kandi si kubw'imbaraga. Ahubwo ni kubw'umwuka wanjye. Ni Uwiteka Nyiringabo. Ni ukuvuga umwuka w'Imana ni imbaraga iyo akurimo rero. Urumva, ubundi uyu musozi ni ikigeragezo, ni ikintu kikuhagaze imbere cy'ikigeragezo gikomeye. Noneho iyo uri mu mbaraga z'Imana ziri muri wowe, ubwo bubasha buri muri wowe. Nigeze kuvuga ngo baho urugero rw'imbunda abo twaganiraga, navuga ngo ubundi abantu bafite kwizera duturikira imbere nk'imbunda, kuko ubonye imbunda iri hariya icecetse cyangwa umuntu ayifite cyangwa se nta n'amasasu arimo, wabona ari ikintu nta rusaku nta, ariko imbaraga wayikoze, imbaraga zikoreye mindani. Ni ukuvuga abarashi bagiye kurasa agakora kuri ka kantuza kaho katwiga, bashobora gusunika isasu rimwe rikagera n'ipima toni 1000. Ni ukuvuga ni imbaraga ziri muri abo mara buri mu mbunda. Uyimenya ubushabwe bw'imbunda cyangwa ubukana bw'imbunda cyangwa ubutwari bwayo ubumenye iyo bayiturikije, no kwica bimenyekana iyo bayiturikije. Nawe iri hariya wagiterura ukakijugunya nk'ari gifunze, wagiterura ukakijugunya hari. Ni ukuvuga rero, reka dufate urwo rugero. Iyo ufite kwizera ko mu mbaraga z'Imana z'umwuka w'Imana, ufite uko kwizera kuri muri uwo mwuka w'Imana, imana ndashaka gusobanura iki kintu. Umwuka w'Imana akaba kurimo, biguha ubushobozi nk'uko iriya mbunda bari ntoya ipima, ntabwo nzi ibiro zipima, ariko nka ziriya ntoya nawe urazireba n'umwana yayiterura. Ariko iyo irekuye imbaraga zivamo imbere zingana na toni, ni ukuvuga imbaraga zirimo zikoreyemo indani. Noneho n'umuntu w'Imana, reka twijyanye na kiriya kintu cy'imbunda cy'inyuma, ubushabwe burimo imbere n'ibitoyi n'ubundi bumara bakora bukajyana ziriya mbaraga. Iyo ufite kwizera Imana, wizerera mu mbaraga z'umwuka w'Imana, gushobora kurenga ibigeragezo bimeze nk'umusozi. Niyo mpamvu Bibiliya ivuze ngo si kubw'imbaraga zacu, imbaraga z'umubiri, oya, si kubw'ubwenge bwacu, si kubw'ubushake bwacu, ahubwo ni kubw'umwuka w'Imana. Iyo rero uri mu mwuka w'Imana, waruzuye umwuka w'Imana, wuzuye kwizera, igihagaze imbere burya twagatsinzwe, twakamera nk'abandi. Ariko impamvu dutsinda nuko tuba twuzuye imbaraga z'umwuka w'Imana ukorera hagati, ukorera muri twebwe. Ijambo rya kabiri twari tuvuze ngo kwizera mu mbaraga z'umwuka w'Imana gushobora kurenga ibigeragezo bimeze nk'umusozi. Ni ukuvuga rero twebwe abana b'Imana dukeneye kuba mu mbaraga z'umwuka w'Imana. Haleluya. Ijambo rya kabiri nanone
umusozi uvuga kurwanywa. Dusobanure uriya musozi uguhagaze imbere w'ikigeragezo bisobanura kurwanywa. Niba urimo kurwanywa, urimo kunyura mu ntambara urwanywa, ndavuga mu rugendo rwa gikristo, birasobanura yuko nanone umusozi uvuga kurwanywa. Muri Zakariya 4:1 badusome murongo wa mbere. Hariya Zerubabeli aho yabwirwa ngo wite iki wa musozi we. Murabizi ko bari bamanutse bagiye kongera kubaka inzu y'Imana. Ntabwo byari byoroshye rero. Bari bamaze igihe kinini mu bunyage, nkunda amateka y'Abisirayeli. Noneho igihe bari bamaze igihe kinini mu bunyage, hajyaho umwami w'Ubuperesi witwa Kuru. Noneho yemerera abayuda kongera gusubira kujya kubaka Yerusalemu. Urumva kongera kujya gusana ahantu hasenyutse, ntabwo nta mafaranga bari bafite, bari baramaze igihe kinini mu bunyage, ariko bavuga ko hari abantu bamanutse, bamwe bavuga ntabwo bavuga imibare ingana, ariko kadufatire kuri abo bavuga 50,000 byamanutse bigasubira bimanukanye na ba Zerubabeli bigiye kubaka Yerusalemu. Kuri amaze gutanga ihumure, turaza kubireba hari imbere, ariko bagezeyo bararwanywa. Ibice 4 n'umurongo wa mbere bahuye n'ibisozi. So mu murongo wa mbere 4 utarukije 5 wongera utarukije 24. Ngo breka twavuganaga. Soma muri Ezira, babaranaga ari muri Zakariya. Muri Ezira. Reka twumve neza ijambo rya mbere navuga ngo kwize kuvuga hejuru y'umusozi ukuri imbere wahinduka ikibaya. Ufite kwizera mu mbaraga z'umwuka w'Imana gushobora kurenga ibyo bigeragezo bimeze nk'umusozi. None icyo ni icyambere. Icya kabiri, nanone iyo bavuga umusozi bivuga kurwanywa. Nubona urwango jya umenya ko ufite umusozi imbere yawe. Reka turebe Ezira rero 4:1 muri abo bagabo bari bamanutse bagiye kubaka inzu y'Imana. Kuri umwami yaratanze ihumure, ariko ntabwo byaboroheye. Rero nubwo twakijijwe turaza kugenda tubihuza. Hagaro kujyamo ngo tudamarara inshuti. Oya, tugomba gusenga Imana tukuzura imbaraga z'umwuka we. Hanyuma tukabasha guhanga muri ibyo bisozi biduhagaze imbere. Soma twumvemo. Ezira 4:1 bukeye abanzi b'Abayuda. Bukeye abanzi b'Abayuda n'Ababenjamini bumvise yuko abavukiye mu bunyage bubakira Uwiteka Imana. Bumvise yuko abavukiye mu bunyage, urumva bavukiye mu bunyage, barimo kubakira Imana ya Isiraheli urusengero. Bahera ko begera Zerubabeli n'abatwara b'amazu y'abasekuruza. Begera Zerubabeli n'abatwara b'amazu y'abasekuruza. N'amatwara soma umurongo wa 5 usimbuka aragira ngo bacyumve icyo ngiye. Bagurira abo guhimba inama. Bagurira abo guhimba inama. So kubabuza gusohoza ibyo bagambiriye ni ibiki kubaka inzu y'Imana. Biba bityo igihe kuri umwami w'Ubuperesi. Umurongo wa 5 wawurengeje. Biba bityo igihe kuri umwami w'Ubuperesi. Igihe kuri umwami w'Ubuperesi yamaze ku ngoma. Bageza ku ngoma ya Dariyo umwami. Birahinduka rero none wa mwami avuye aho bwajya hundi mwami. Murongo wa 24 rero. Kuza Zerubabeli arabwirwa ngo wayita iki wa musozi imbere y'umugaragu wa Zerubabeli urahinduka ikibaya. Noneho kandi arongera abwira ngo ko si kubw'imbaraga zawe, si kubw'ubushobozi, ahubwo ni kubw'umwuka wawe. Uzabishobora kubw'umwuka wawe. Imana arimo gusubiza Zerubabeli imbaraga ko niba rero Abayuda bagiye kubaka nanone Yerusalemu. Soma 24 barawujije. Nuko umurimo w'Imana, umurimo w'inzu y'Imana. Umurimo w'inzu y'Imana. Nuko umurimo w'inzu y'Imana. I Yerusalemu. Bawurekera. Kugeza mu mwaka wa 2. Kugeza mu mwaka wa 2. Ku ngoma ya Dariyo umwami w'Ubuperesi. Burekeye aho ngaho. Nukuvuga ngo kugeza mu mwaka wa 2 ko ku ngoma ya Dariyo umwami w'Ubuperesi. Nukuvuga bamanutse bagiye kubaka Yerusalemu. Umva ukuntu ijambo ry'Imana rivuga. Batangira gushyiraho urufatiro. Hari ibyishimo bikomeye, hari umunezero mwinshi, kuko Bibiliya avuga hari uzasome mu gitabo cya Ezira hera ku murongo wa mbere ngo abasaza bari barabonye inzu ya kera ya mbere ya Salomo yiyongiye ya mbere bubatse. Hanyuma igihe ubwami bw'Abakaludaya ngo bwayisenyaga bukabajyana mu bunyage, bagarutse kubaka ngo bakubisa amaso urufatiro rw'inzu ngo bibuke inzu ya mbere. Noneho barishima ngo buzura ibitwe, abandi bararira ngo noneho kananirwa gutandukanya amajwi y'abarira n'abishima. Twari babonye icyubahiro cy'Imana cyongeye gushima.
iyo ni iminsi yo guhamagarwa kwawe, kuko biravuga mumere nk'uko mwari mumeze mugihamagara. Ni ukuvuga iki rero? Batangiye umurimo w'Imana bishimye, ariko abanzi b'Abayuda baraza, abatware bari bahari aho ngaho za Samariya n'abari aho ngaho kuko bagiye mu bunyage, none abandi baraje baturayo, baraza noneho barabazitira, bandika inzandiko, bandikira umwe, bababuza kubaka. Bigeze babigeraho ndetse ku murongo wa 24 ngo umurimo w'Imana barawuhagarika. Niyo mpamvu mvuga ngo wa musozi we wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli? Hano rero navuze ngo humura, uwo musozi ukuri imbere urahinduka ikibaya. Barabahagaritse imyaka ingahe, baraceceka, babuza kubaka kuko batishimiraga umurimo w'Imana. Satani arakariye umurimo w'Imana, ariko nazawushobora. Ndagira ngo uhumure. Bamaze kurekera aho ngaho muri Hagayi igice cya mbere n'umurongo wa 14, bari kumwe n'Imana, bari kumwe n'abahanuzi. Ndagira ngo uhumure, nubwo turimo kunyura mu bikomeye, uhumure, uwo musozi ukuri imbere urahinduka ikibaya. Turimo guhanura, turimo kuvugira Imana, turimo gusenga, turimo kwinginga, imisozi yose iri imbere yawe irahinduka ikibaya. Soma Hagayi 1:14. Bari bararekeye aho ngaho. Maze Hagayi arasubiza ati, niko n'uyu muryango umeze. Niko n'uyu muryango umeze. N'ubwoko buri imbere yanjye niko bumeze. 14. 1:14. N'ubwoko buri imbere yanjye niko bumeze. Niko Uwiteka avuga. Kandi niko ibintu bakoresha amaboko yabo bimera. Kandi ibintu bakoresha amaboko yabo bimera. Kandi nicyo bandura cyose kiranduye. None ubu ndabinginga mutekereze ibyabaye uhereye icyo gihe kugeza ubu. Yego. Ntabe bigerekwa kurindi mu rusengero ry'Uwiteka. Iki gihe cyose wageraga ku miba ikwiriye kuvamo inshuro 20, havamo 10 gusa. Reka bana tureke. Hagari we aje kongera kubatera umwete wo kongera kubaka inzu y'Imana. Ariko ntabwo bikwiye ko muhagarika kubaka inzu y'Imana, mwongere muhagarike. Nubwo ibyo byose byari bihagaze imbere, ariko araza arahanura, avuga urusengero rugiye kuba rwiza kuruta rwa Salomo. Aravuga ati mwongere musubizemo imbaraga, mwiyubake. Nukuvuga hari hagiye undi mwana Dariyo, kuko amateka avuga ko Dariyo yakundaga idini. Yari umunyapolitiki, ariko umuperesi yakundaga idini. Noneho agezeho nanone Imana ihagurukije Hagayi atangira kubasubizamo imbaraga nk'umuhanuzi. Baratangira barubaka. Ni ukuvuga rero, ndagira ngo tugendane n'izi nyigisho muzumve neza. Humura, uwo musozi ukuri imbere urahinduka ikibaya. Ni ukuvuga rero, uburyo wahinduka ikibaya nuko usobanukirwa ko kwizera mu mbaraga z'umwuka w'Imana gushobora kurenga ibigeragezo bingana n'uwo musozi. Icya kabiri, ijambo rya kabiri, nanone kandi ugomba kumenya ko umusozi uvuga ari ukurwanya. Niba Zerubabeli yararwanyije, nawe warwanya. Yari umukozi w'Imana ukomeye. Noneho ariko nubwo bahagaritse kubaka, ntabwo umurimo w'Imana warekeye aho ngaho. Ndagira ngo ukomeze urugendo, nubwo ufite uwo musozi ukuri imbere urahinduka ikibaya mu izina rya Yesu. Dusome Hagari 2:5. 2 duhere ku murongo wa mbere kuwa 5. Bari babahagaritse byara, nawe uzi ko byarangiye. Ndagira ngo birego ntabwo birarangira mu izina rya Yesu. Niyo umaze igihe kinini urwaye, niyo umaze igihe kinini warabuze amafaranga, niyo urimo n'imyenda, cyangwa niba urimo humura. Twebwe uyu mwaka umuyobozi wacu yawise umwaka wo gushima Imana, ariko bavuga ngo sinashima Imana gute? Ariko biba byose tujye dushima. Nihura n'ikintu kirenze ujye ushima Imana. Ni uku kwezi kwishikwe amashimwe, umwaka w'ingororano. Soma twumve ba Hagayi 2:1. Mu kwezi kwa karindwi, kwezi kwa karindwi, ku munsi wa 21 wako, ku munsi wa 21 wako, ijambo ry'Uwiteka rizanywe n'umuhanuzi Hagayi. ijambo ry'Uwiteka rizanywe n'umuhanuzi Hagayi. Bwira Zerubabeli yasanze barahagaritse inzu y'Imana, barabateye ubwoba, baragenda bariyubakira, bagera mu nzu z'ibitabaje, bararekera aho ngaho. Haraza avuga ngo bwira umugaragu wanjye Zerubabeli mwene Selutiyeli, umutegeka w'Ubuyuda, na Yosuwa mwene Shadari, umutambyi mukuru, n'abasigaye muri ubwo bwoko, ubabwira uti mbese muri hari wasigaye muri mwabonye ubwiza bw'urusengero bwa mbere wasigaye ugeze ku murongo wa 5. Harimo ngo kuru rurasarute uko mubizi si nk'ubusa. Ariko rero komera Zerubabeli we, haleluya, komera Zerubabeli we,
ni ku Uwiteka avuga. Kandi nawe nawe Yosuwa ukomere, mwene Sadaki umutambyi mukuru mukomere. Arabakomeza namwe bantu mwese bo mu gihugu bavuye mu bunyage mukomere. Kandi mukore kuko ndi kumwe nawe. Arekera aho ngo kandi mukore kuko ndi kumwe nawe. Hagayi rero yaraje yuzuye umwuka w'Imana. Bigeragezo bihari, barabuje kubaka inzu y'Imana, bageze babivamo barabyihorera. None babyihoreye haza Hagayi. Nanjye naje kugira ngo nongere nkangure umutima wawe. Webwiye Zerubabeli ngo kanguka, arabakangura. Barongera bahaguruka boka inzu y'Imana kandi barayubatse babigeraho. Haleluya. Nawe humura urwo rugendo ufite muri uyu muhamagaro, muri aka gakiza turimo tugenda dusanga umwami. Ndagira umupira yuko umusozi ukuri imbere uri buhinduka ikibaya mu izina rya Yesu. Ariko icyambere bigusaba ni ukumenya kugendera mu mbaraga z'umwuka wera w'Imana. Hanyuma ibigeragezo bikajya hasi. Icyakabiri ni ugusobanukirwa kugwanywa, udakwiye kwicecekera. Iyo ni ryo jambo rya kabiri. Zerubabeli baragiye barabarwanya, bababuza kubaka inzu y'Imana, baraceceka bakagira ngo Imana yacecetse. Hanyuma Hagayi araza arongera abakangura, barahaguruka barongera barubaka. Nawe haguruka, impano z'Imana zikurimo zikore. Ntiwitwaze korona, igihe cyawe kizarangira. Haguruka usenga ahuraho mu nzu, haguruka mu izina rya Yesu. Nugira ikintu urusha mugenzi wawe kimuhe. Imirimo y'Imana igomba gukorwa. N'ubundi Imana ntabwo iba mu nzu zubatswe n'amaboko y'abantu. Hariya mu nsengero n'ahantu twubakagamo izuba tukahahurira gusa kugira ngo dutendekwe dukore umurimo w'Imana. Bidasobanuye rero yuko tudahari tutakomeza kubaha Imana. Ubu bantu bamwe urasanga baraparitse, wiparika. Hagayi yaza asanga baracecetse bongera bakangura. Humura, uwo musozi kuri imbere urahinduka ikibaya mu izina rya Yesu. Nugendera mu mbaraga z'Imana. Kadusome Yesaya 40 n'umurongo wa 4 hamwe n'umurongo wa 5. Mvuge ku kintu cya gatatu. Icyambere ni ugusobanukirwa ko kugira ngo icyo gisozi kikuve imbere hari ukuzura. Iyo uri mu mbaraga z'Imana kiramanuka kikajya hasi. Cyakabiri no gusobanukirwa ko turi mu mirwano, kuko umusozi usobanurwa kurwana. Nkuko Zerubabeli bamurwanyije agahagarika umurimo w'Imana, kandi mbere nababwiye ko bagiye bafite ibyishimo, batangira ufate warushyizeho baranezerwa. Mukanya gato abantu baraza barabavangira, ntabwo muri bwubaka, bandika n'inzandiko bazijyana ibwami, kandi koko babigezeho birahagarara. Bakibwira yuko abatizera Imana birangiye, ariko Imana iracyafite umugambi wayo. Imana iracyafite Isirayeli iri mu bunyage izi ko byarangiye, ariko Imana iracyafite kubohora Isirayeli. Nawe Imana iracyagufiteho umugambi n'ubwo urimo kunyura kuri uwo musozi uguhanamiye wenda kukugwira. Kadusome Yesaya twihute. Igikombe cyose kizuzuzwa. Hava ngo igikombe cyose kizuzuzwa. Kandi imisozi yose n'agasozi bizaringanizwa. Nahagoramye hazagororoka. N'inzira zidaharuye zizaharurwa. Ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi. N'inzira zidaharuye zizaharurwa. Icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa. Kandi abantu bose bazakibonera rimwe icyo cyubahiro, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Haleluya. Icya gatatu ugomba kumenya ni uko icyubahiro kizahishurwa. Muri icyo gihe cya Zerubabeli, Yesaya nabwo yarabihanuye. Imana inyuze mu mwami Kuro w'Umuperesi azacungura Abisirayeli. Izacungura Isirayeli inyuze muri uwo mwami. Iyi Kure iyo ngiye yari yarajyanywe mu bunyage, kandi amahanga yose yagombaga kubibona, yagombaga kubona uko kubohora. Mu yandi magambo ni ukuvuga iki? Yesaya yaravuze ngo imisozi izagira gute? Izakurwa. Ibyo bizakurwa. Noneho rero ikintu cyabaye kuri Zerubabeli, Imana yanyuze mu mwami witwa Kuro w'Umuperesi, baracungurwa. Ntabwo bari babizi, ubwo byagarutse hirya ho gatoya. Bari bazi ko byarangiye, babaye imbata n'abanyage. Ariko Kuro amaze kwigiraho kugera ku ngoma, ategeka ko basubiraho bakajya kubaka. None bageze batangiye kubaka, nabwo babaca intege, abandi barabananiza. Ariko icyubahiro cy'Imana cyari kumenywa n'amahanga yose, abantu bakabohoka, bakabona ko kubohorwa kwa Isirayeli, kuko gihe cyarageze basubira iwabo bajya kubaka. Mu yandi magambo bashakaga abanyababironi bashaka kubaherana ngo bakomeze babe imbata zabo. Ariko igihe cy'Imana kigeze, inyura muri Kuro, irangije arekura ubwoko bw'Imana bujya kubaka. Haleluya.
igihe cy'Imana icyubahiro cyarigomba kuboneka. Ndagira ngo nkubwize ukuri usobanukirwe ijambo ndimo kukubwira. Ibyo urimo kunyuramo byose uwo musozi ukuri imbere urahinduka ikibaya, kuko icyubahiro cy'Imana kizagaragara, kizakugaragaraho kandi abantu bazabibona. Oh haleluya. Uko kubohorwa rero kwari kugaragara. Yesaya 52:10. Turagenda mu byanditswe byinshi, njya ku kintu cya 4. Icyubahiro cy'Imana cyari kugaragara kandi cyaragaragaye. Abisirayeli baratashye, Zerubabeli baramanutse, Ezira bakurikira baragenda, Nehemiya baragenda bajya kubaka inkike, bamwubaka urusengero, basubizaho abare, basubizaho ubutambyi mu gihe kitoroshye. Niyo mpamvu bivuga urusozi. Zerubabeli yarabwiye ngo wa musozi wiyita iki imbere mugaragwa wa Zerubabeli, ngo si kubw'imbaraga ahubwo ni kubw'umwuka wayo. Tuzashobozwa n'umwuka w'Imana Imana yaduhaye kugira muri iyi si tukayitsinda. Reka twihute tutaza gutinda. Uwiteka ahina umwambaro ku kuboko kwe kwera. Haleluya. Ngo Uwiteka Imana yacu irakomeye, ngo ahina umwambaro ku kuboko kwe kwera imbere y'amahanga yose. Impera z'isi zose zizabona agakiza k'Imana. Nimugende musohoke, nimukore ku kintu cyose gihumanye. Burekeye aho nshuti yawe, ni ukuvuga uku kubohorwa kwa Isirayeli bari bazi ko byarangiye kubera icyubahiro cy'Imana kwaragaragara. Noneho rero hano nigeze ku kintu cya 4. Ukuboko kwe, Imana ihinnye ukuboko kwa. Haleluya. Kera twajya kurwana twahinaga amashati cyangwa tukayakuramo. Imana rero ihinnye ukuboko kwa. Binyumve ndimo nahaguhanurira wowe unyumva kakanya. Subira muri iryo jambo y'uwo murongo. Uwiteka ahina umwambaro ku kuboko kwera. Uwiteka ahinnye umwambaro ku kuboko kwera imbere y'amahanga arahinyararwa. Impera zose zizamenya agakiza k'Imana. Reka tuvuge kuri iki kintu cy'ukuboko kwera. Navuze kwizera mu mbaraga z'umwuka w'Imana ko gushobora kurenga ibigeragezo bimeze nk'imisozi. Mvuga nanone yuko umusozi uvuga kurwanya. Nubwo abana b'Imana barwanywaga, ariko Imana iyo yatangiye umurimo yagombaga kuwusohoza. Icyubahiro cy'Imana kikagaragarira amahanga yose. Nicyo cya 3. Icyubahiro kizahishurwa kandi Imana inyuze muri umwami kwitwa Kuro Perez izacungura Isirayeli iyivane i Babuloni, kandi amahanga yose yagombaga kubona uko kubohora. Ibyo byarabaye rero, barabohora. Noneho rero hepfo havuze nanone yavuze ku kuboko kw'Imana ngo iraguhinnye. Haleluya. Ndashaka kuvuga kuri uko kuboko kwera kw'Imana. Asubira muri iryo jambo ni ryiza. Ukuboko kw'Imana gukunze kuvugwaho hamenyesha gucungurwa n'agakiza. Subira muri iryo jambo ry'ukuboko kwera kw'Imana ngo iraguhinnye. Uwiteka ahina umwambaro. Imana ndabigisha none. Ngo Uwiteka ahinnye umwambaro wo ku kuboko kwera imbere y'amahanga yose ntihabikoreye. Noneho ngo impera z'isi zose zizabona agakiza k'Imana. Haleluya. Impera z'isi zose zizabona agakiza k'Imana yayo. Noneho bavuga ku kuboko kwera kw'Imana gukunze kuvugwaho hamenyesha gucungurwa n'agakiza. Ndagira ngo tugendane neza. Luka 3:6. Ukuboko kw'Imana kwera kumenyesha gucungura n'agakiza. Ni ibintu bibiri. Byavugaga ko amahanga yose azabimenya. Bivuye kwa Zerubabeli. Barubatse bibaye igisozi, baraje barabahagaritse abategetsi b'icyo gihe. Imana inyuze muri Hagayi, inyuze none mundi mwami Dariyo, barongeye barubatse. Ingoma zabo zigenda zivaho. Ibyo byose bikuzitira bizakurwaho mu izina rya Yesu. Komeza twumve rero. None abantu bose bagombaga kumenya icyubahiro cy'Imana n'agakiza ka kubera ukuboko kw'Imana kwera. Soma Luka. Abantu bose bazabona agakiza k'Imana. Nkurikirane neza tugendane. Ngo abantu bose bazamenya agakiza k'Imana. Abantu bose bazabona agakiza k'Imana. Icyo ni ikintu cya 5 ngeze. Abantu bose
bazabona agakiza k'Imana. Ari abayuda, ari abanyamahanga bagombaga kumenyeshwa agakiza mu buryo bugaragara. Icyubahiro cy'Imana cyari kuboneka muri Kristo Yesu. Byagendaga bihanurwa uko gusenyuka k'urusengero. Murabizi ko Yesu yaravuze ngo azarusenya mu minsi 3 rwubake. Yavugaga umubiri uzaca ku musaraba. Bafite ubuhanuzi bene tata uyoborwa n'umwuka w'Imana. Noneho rero abantu bose ari abayuda n'abanyamahanga bari kubwirwa agakiza, kandi ako gakiza kari kubonekera muri Kristo Yesu. Niwe mugambi w'Imana yari yarateguriye muri Yesu. Niwe abahanuzi bahanuye kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Yesu hose arahari. Haleluya. Noneho rero reka mbereke ukuntu hano havuze abantu bose ari abayuda ari abanyamahanga bagombaga kumenyeshwa agakiza mu buryo bugaragara n'icyubahiro cy'Imana cyari kubonekera muri Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 1:14. Turaza kugendana mwumviye ndavuga ngo humura uwo musozi kuri imbere urahinduka ikibaya. Nkuko Imana yarwaniye Zerubabeli n'abayuda bakubaka inzu y'Imana, Imana ikurwanira, kandi twabonye ko atari ku mbaraga zacu ahubwo ari umwuka w'Imana. None iyo dufite kwizera kuri mu mbaraga z'umwuka w'Imana, imisozi tuyibona nk'aho iri hasi nayo yabihari, tukabona ko tuyigenda hejuru mu yandi magambo kubera imbaraga z'umwuka w'Imana ziba muri twebwe. Soma twumve mama. Jambo yabaye umuntu. Haravuze ngo usome 14 honyine ngo jambo yabaye umuntu. Abana natwe. Nukuvuga abanyamahanga abayuda twari kubwirwa imbaraga z'Imana n'agakiza n'icyubahiro cy'Imana, ariko Imana ibiteguriye muri Kristo Yesu. Mbere yakoresheje bakurikoresha abandi urusengero rongera rubakwa, ariko noneho urusengero ruvugwa hano ni itorero, ni twebwe n'inge nawe. Twari kubana agakiza n'icyubahiro cy'Imana binyuze muri Kristo Yesu, binyuze muri Mesiya wasizwe. Nukuvuga hano muri Yohana haravuze ngo 14 jambo yabaye umuntu. Ngo jambo yabaye umuntu. Abana natwe tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wase yuzuye ubuntu n'ukuri. Simbuka ujye murongo wa 15. Yohana yahamije ibyuwo. Ngo Yohana yahamije ibyuwo avuga yeruye. Uwo niwe navuze ugeze 15. Uzaza hanyuma ni wunduta yahozeho ntarabaho Haleluya. Kandi bimuzuye kandi ibyo twahaweho twese n'ubuntu bukurikira ubundi. Imana iguha umugisha nshuti yawe. Urumva ibyari bimuzuye Kristo ngo yabiduhayeho twese ngo n'ubuntu bukurikira ubundi. Ni ukuvuga ari icyubahiro, ari agakiza, ari umwuka wera, ibyari biri muri Kristo Yesu. Ko ari umugambi w'Imana kugira ngo anyure muri Kristo aducungure, nk'uko Imana yagiye ikoresha n'abandi ba Isirayeli gacungurwa. Bajyanywe mu bunyage n'abantu bongera kugarurwa nanone Imana inyuze mu bantu. Noneho natwe kugira ngo abanyamahanga n'abayuda kugira ngo kiriya cyubahiro tukigereho kandi tuzabasha gutsindira imisozi duhagaze imbere, byari byarateguriwe muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu Yohana amuhamije ibyari bimuzuye yarabiduhaye. Uwo ni umwuka w'Imana wari muri Yesu uri muri twebwe. Iyo rero winjiye muri Yesu ubona agakiza, warangiza ukabona icyubahiro cy'Imana yaratakaje, warangiza ibikugerageza noneho ukabitsinda. Niyo mpamvu ngo humura uwo musozi kuri imbere urahinduka ikiba. Iyo wazamutse rero ukamenya ko wacunguwe na Yesu, ibyo byose birashoboka. Soma 17 Yohana muri icyo gice. Muri icyo gice cya Yohana 17 n'umurongo wa 4. 17:4 Yohana ubutumwa bwiza. Nakubahisha mu isi. Nakubahishije mu isi. Soma neza. Nakubahishije mu isi. Kuko narangije umurimo w'Imana. Haleluya. Nukuvuga icyubahiro cy'Imana n'imbaraga z'Imana zo gucungura abantu ngo bagire abone icyubahiro cy'Imana yabiteguriye muri Mesiya ariwe Kristo wasize. Haleluya. Iyo rero byari ngombwa ngo abanyamahanga icyo cyubahiro kimenyekane hose. Cyamenyekanye ku rusengero rwa mbere, abayuda bamanuka bataha, biraza bihanura Yesu. Natwe abanyamahanga n'abayuda twese tubona agakiza, abamwizeye duhinduka abana be. Noneho biravuga ngo umurimo w'Imana yawurangije muri Kristo Yesu. Niba rero ushaka gutsinda imisozi, niba ushaka gukomeza urugendo ukazambikwa ikamba ry'ubugingo, nk'uko tumaze iminsi tugenda tubivuga,
menya icyubahiro cy'Imana ko yagiteguriye mu mwana wawe Yesu Kristo kugira ngo duhabwe agakiza. Nta rindi zina munsi y'ijuru twaherewe ryaherewe abantu gukirizwa muri rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibyo rero iyo biciye ku ruhande, ntabwo nshuti washobora gushobora imisozi ikuri imbere. Humura, umusozi ukuri imbere Yesu arawuhindura ikibaya. Humura, iyo turi muri Kristo Yesu, abana ba Isirayeli basubira Imana yanyuze muri kuru, ariko twebwe kugira ngo ducungurwe tubone icyubahiro cy'Imana, Yesu Kristo umwana w'Imana, Imana yaramuteguye imunyuza ku musaraba. Ibyarwanyaga Abazerubabeli, ibyarwanyaga abana b'Imana ba Isirayeli barimo kubaka, natwe biraturwanya. Ihumura ryacu rero kugira ngo iyo misozi ikurweho, tunyura muri Yesu Kristo. Noneho umwanzi yaturebera muri Yesu Kristo akamutinya. Mwibuke yuko Satani yari azi ko azamurahira ku mugaragaro ku musaraba, kuko yabahuraga na Yesu bakagongana. Yaramubwiraga ngo muteze ikindi gihe, no mu butayu yaramubwiye ngo amusigaho amunaniye, ngo amutege ikindi gihe. N'ahandi bavuga ku musaraba. Icyubahiro rero n'agakiza no gucungurwa bizatuma dutsinda iyo misozi, kuko tuzayinyuramo byanze bikunze. Ni ugusobanukirwa umurimo Imana yakoze ku musaraba. Niyo mpamvu mvuze ngo humura uwo musozi ukuri imbere, Yesu arawuhindura ikibaya. Abaheburayo 1:3 ngiye kuvuga amagambo 7 yavuzwe kuri Yesu umwana w'Imana. Ndagira ngo nongera ngusubizemo imbaraga. Humura uwo musozi ukuri imbere, Yesu umwana w'Imana arawuhindura ikibaya. Biravuga ngo yarageragejwe, ubwo yageragejwe arabasha gutabara n'abageragezwa. Humura wowe undeze amatwi n'abazanyumva, uwo musozi ukuri imbere Yesu arawuhindura ikibaya. Zerubabeli yarabwiwe ngo si kubw'imbaraga ze, si kubw'ubushobozi bwe, ahubwo ni kubw'umwuka w'Imana. Batangiye kubaca intege, baragira ubwoba, baratinya. Ndabizi nawe ushobora kuba ufite ubwoba, ariko humura Yesu Kristo yamanitswe ku giti kugira ngo tugarurirwe icyubahiro cy'Imana twari twaratakaje. Zerubabeli rero ahagaraza musubizamo imbaraga, aravuga ngo umwuka w'Imana arahari nimuhumure. Kandi bibazaga ukuntu bazubaka inzu, ko bari bategetswe yuko urusengero rugiye gukurikira rwa kabiri ruzarusha ubwiza urwa mbere. Kandi mwibuke ko urusengero rwari rwarubatswe na Salomo, bari mu mudendezo bafite amafeza, ariko Imana yabongeye gutigisa isi n'ijoro. Niyo mpamvu yanzanyaga abanyamahanga, ko yavuze ngo Hagara ngo ifeza n'izahabu n'iby'Uwiteka. Zerubabeli amaze kubwirwa yuko atari imbaraga ze cyangwa ubushake bwe, ari umwuka w'Imana ubariho, yatangiye urusengero ararwubaka, kandi abwirwa kuzubaka urwiza. Kandi nta mafaranga yari ahari, ntayo babona kuko bavuye mu bunyage, kandi bari bakeya, kandi bategekwa kubaka urusengero ruruta urwiza ubwa mbere. Ndagira ngo mbabwire uruta urusengero niwe Kristo. Arahari uyu munsi ari imbere yamanitswe ku giti agarura icyubahiro cy'Imana Satani yari yanyaze abantu. Humura uwo musozi ukuri imbere, Yesu arawuhindura ikibaya. Humura. Abaheburayo 1:3 mvuga hari ibintu 7 ngiye kuvuga bivuga kuri Yesu. Ihute tudibuze tugende. Kuko ari ukurabagirana kubwiza, ngo uwo kuko ari ukurabagirana kubwiza bw'Imana n'ishusho ya kamere yayo, n'ishusho ya kamere y'Imana, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'Imana, kandi akaba ari uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, ijambo ry'imbaraga ze. Amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu. Haleluya. Amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, hicara iburyo bikomeye cyane yo mu ijuru. Nashimwe umwami wacu Yesu. Guhembuza ko kwiyerekana kw'Imana mu mwana wayo kugaragazwa n'ibintu 7 Yesu yavuzweho muri iryo jambo. Ijambo rya mbere, Yesu yashyiriweho kuba umuragwa wa byose, umwana w'Imana wigize umuntu nyuma yuko ashoje umurimo wo kuducungura. Ngiryo jambo icyambere ugomba gusobanukirwa ko uwo musozi Yesu ari buhiri, ngo yicaye iburyo bw'Imana, niko biritubwiye. Noneho ngo uwo yashyiriweho, Yesu yashyiriweho kuba umuragwa wa byose, umwana w'Imana wigize umuntu nyuma yuko ashaje umurimo wo kuducungura. Yahawe ubwiza,
ashyirwa hejuru kandi yitwa imfura y'Imana, bishaka kuvuga ko yahawe umurage w'iby'Imana itunze ariwo ibintu byose. Ni ukuvuga iby'Imana itunze, ubutunzi Imana ifite, umurage tuzahabwa n'Imana, byose yabinyujije mu mwana wayo. Atunze iby'Imana byose. Niba ushaka ko uwo musozi ukuva imbere ukagira ubutunzi, niba ushaka ko uwo musozi ukuva imbere ugatsinda icyaha, nyura muri Kristo umwana w'Imana. Haleluya. Abaroma 8:17, Yesu Kristo yarangije umurimo wo kuducungura ku musaraba, yicaye iburyo bw'Imana ishobora byose. Aya ni amagambo, iryo ni ijambo rya mbere Yesu yavuzweho. Niba ushaka rero kugera ku butsinzi, nyura muri Yesu. Pawulo avuze ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Katwumve ko yamuvuze mu Baroma 17 umurongo wenye. Twihute. Mfite andi magambo. 17. Kandi ubwo turi abana bayo. Kandi ubwo turi abana bayo. Turi n'abaragwa. Ndetse turi abaragwa b'Imana. Turabaraganwa na Kristo. Haleluya. Turabaraganwa na Kristo. Niba tubabarana na Kristo, ngo duhanwe ubwiza nawe. Twumvise ko Kristo yicaye iburyo bw'Imana ishobora byose, ariko ntiyahepfuye kwicara gusa, ahubwo yarangije umurimo wo kuducungura ku musaraba, aragenda ahabwa iby'Imana byose, umurage w'Imana wose. Noneho twe rero naho twinjirira. Haleluya. Ko nababwiye ngo icyubahiro cy'Imana cyari kuboneka ari uko abanyamahanga, abayuda, twese ducunguwe na Kristo umwana w'Imana. Ni ukuvuga rero kugira ngo usobanukirwe uwo musozi ko ugomba guhirikwa na Yesu, ni ugusobanukirwa kuri kumwe nawe nk'umuragwa. Niko biri tubwiye, nawe turabaraganwa na Kristo. Haleluya. Humura nshuti, si kubw'imbaraga zawe, ni kubw'umwuka w'Imana. Turabaraganwa nande? Na Kristo. Icya kabiri, mu magambo 7 Yesu yavuzweho, Yesu niwe Imana yaremesheje isi. Niba ushaka kunesha, niba ushaka gucungurwa, niba ushaka kumaramaza, niba ushaka kurindwa, sobanukirwa amagambo yavuzwe kuri Yesu 7. Icya mbere, yicaye iburyo bw'Imana, yabaye umuragwa, iby'ubutunzi bw'Imana byose arabifite, yarabyigarura, yicaye iburyo bw'Imana mu cyubahiro cy'Imana. Ubutunzi bw'Imana bwose bufitwe na Yesu. Niwe yatoranije n'imfura mu kuzuka. Icya kabiri, niwe yaremesheje isi. Ntukemera abantu bagushuka ngo umuntu yavuye ku ngagi, ngo bandi bavuye ngo nta kantu kabumba mu bye kikubita. Icyo ni ikinyoma cya Satani ishaka komeza kuvana abantu b'Imana mu gakiza. Sobanukirwa ko Yesu Kristo ariwe waremesheje, Imana yaremesheje isi. Yohana 1:3. Twihute aza gutwara amasaha menshi. Ibintu byose niwe wabiremye. Haravuze ngo ibintu byose niwe wabiremye. Ndetse mu byaremwe byose. Ndetse mu byaremwe byose. Nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo. Soma garuka hejuru kuri 1 ugeze 2. Mbere na mbere hariho jambo. Mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana. Jambo yahoranye n'Imana. Kandi jambo yari Imana. Kandi jambo yari Imana. Yahoranye n'Imana mbere na mbere. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye. Haleluya. Ndagira ngo ubwire ijambo rya kabiri ryavuzwe kuri Yesu, ugiye kuri turi cyo gisazi kiguhagaze imbere. Yesu Kristo niwe Imana yaremesheje isi. Iyo wakiriye Yesu, wakiriye umwami w'abami. Abakolosayi 1:16. Yesu ndamushyira hejuru, niwe Imana yaremesheje isi. Kuko muri we arimo byose byaremewe. Haravuze ngo muri we niho byose byaremewe. Ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi. Ibiboneka n'ibitaboneka. Intebe z'ubwami n'ubwami bwose. N'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Ni Yesu wabiremye byose. Kandi rero ni nawe byaremewe. Haleluya. Ni nawe byaremewe. Yesu rero Imana niwe yaremesheje isi. Iyo wakiriye ubutware bw'Imana,
rya jambo rya mbere yavuzwe twabonye ko yarazwe yahawe umurage na se amaze kurangiza umurimo wo gucungura abatsinze urugamba. Imana iramuzamura imwicaza iburyo bwayo, ibintu byose irabimwegurira. Haleluya. Ubwo natwe turimo narabamwizeye. Iyo wizeye Yesu nawe mu muryango wa Yuda igishyitsi cya Yesaya uba weguriwe byose, kuko ijambo rya kabiri ryamuvuzweho, ndavuga amagambo 7, niwe yaremesheje isi. Niba ushaka rero kurya ibyiza by'igihugu, injira muri Yesu. Iyo ugeze muri Yesu rero navuze ngo umusozi ukuri imbere arawuhirika uyu munsi, urakurwaho mu izina rya Yesu, kuko ni umutwaro utwara abatwara, kandi Imana niwe yaremesheje isi. Ijambo rya gatatu ryavuzwe kuri Yesu. Yesu ni ukurabagirana n'ubwiza bw'Imana. Nk'uko imirasire y'izuba itatandukanywa n'izuba ubwaryo, ni nako kurabagirana k'umwana wayo kutatandukanywa n'ubumana, kuko ubwe ari Imana akaba uwa kabiri ku bagize ubutatu bwera bw'Imana. Umva icya gatatu cyamuvuzweho. Yesu ni ukurabagirana kw'Imana n'ubwiza bw'Imana. Noneho nanze urugero nk'uko izuba, imirasire y'izuba iriya, izuba rikubita hasi rikamurikira isi, rigakora ibyo rigomba gukora. Ntabwo imirasire y'izuba iri imanuka gutyo wayitandukanya n'izuba. Na Yesu rero ntabwo wamutandukanya n'Imana. Haleluya. Ahubwo n'ubwiza bw'Imana no kurabagirana kw'Imana. Iyo tumaze kumwakira rero twuzura kurabagirana kw'Imana, twama kurabagirana kw'Imana, imyuka mibi yose ikadutinya. Kandi ntabwo Yesu amutandukanya n'Imana nk'uko bamwe bajya bamutandukanya n'Imana. Oya, ni ukurabagirana kw'Imana n'ubwiza bw'Imana. Impamvu tumwakira akaduha Imana tukamukorera tukuzura kurabagirana kw'Imana nuko ari ubwiza bw'Imana. Iyo wuzuye kurabagirana ya misozi iraguhunga. Iyo wuzuye ubwiza bw'Imana imbaraga z'umwijima ziraguhunga, Satani araguhunga nk'uko yahunze Yesu. Haleluya. Dusome icyanditswe kibihamya, Yohana 1:18. Yesu ni ukurabagirana kw'Imana. Iyo mwakiriye nawe urabagirana. Twari za gafifi, twari abanyabyaha ruharwa, Uwiteka yandoraguye ku gasima, nanyohera umugezi andoreka nywa lisansi, nanjye nkajya kumena inzu z'abantu, nshaka indaya nari nazise ngo ni ba nyiranshuti, nari nabaye nk'igisimba. Ariko Imana imaze kumpamagara, maze kwakira Yesu, nuzura kurabagirana kw'Imana. Haleluya. Nuzura ubwiza bw'Imana, ubusambanyi buragenda, kanyanga ziragenda. Bana yanjye uwo musozi ukuri imbere urahinduka ikibaya ku bwa Yesu mu izina rya Yesu. Nanjye ibyampigaga byashaka kunyica, nabwiye abantu ngo ikiraro cyanjye tungana, abo twakoranaga n'ijya ari kamanda wabo mbajyana mu busambanyi. Twajyaga ahantu tukinjira ahantu ngo ni muri dumburi, aho indayi zabaga ngo ni ukujya kudumbura, twarabaye nk'inyamaswa. Ariko Kristo tumaze kumwakira, kuko ari ukurabagirana kw'Imana, natwe turabagirana duhinduka abashumba. Duhinduka abashumba, duhinduka abahesha b'umugisha. Umusozi urahinduka ikibaya. Soma Yohana 1:18. Ndavuga amagambo 7 yavuzwe kuri Yesu. Werekera kose nta muntu wigeze kubona Imana. Werekera kose bakundwa nta muntu wigeze kubona Imana. Ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Yesu umwana w'Imana ari we Kristo uri mu gituza cya se niwe wamenyekanishije Imana. Nta muntu wigeze abona ishusho y'Imana, ariko ishusho y'Imana twayiboneye mu mwana wayo Yesu. Aya ni amagambo yavuzwe kuri Yesu. Iryo ni ijambo rya gatatu. Yesu ni ukurabagirana kw'Imana. Ijambo rya kane ngo ntaza guti, Yesu ni ishusho ya kamere y'Imana. Kandi Yesu ntabwo ari ishusho y'Imana yonyine, kuko umwana nawe ubwe ari Imana nk'uko nabivuze. Ni ishusho yayo, agaragaza Imana. Ni ukuvuga Yesu Kristo ni kamere y'Imana. Niba ushaka kubona kamere y'Imana, nyura muri Yesu. Abaroma
9:5 dufite ibyanditswe byinshi. Icyo ni icyakane mumbabarire nkosorewe. Hariya navugaga Yesu no kurabagirana kw'Imana niho havuze muri iri jambo muri Yohana 1:18. Hasubiremo twumve mbikosore neza. Nafashe ingingo ya 4 ijambo rya 4 twari tukiri ku rya 3. Uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'ikirenge uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije Imana ishimwe. Ni ukuvuga niba ushaka kumenya Imana no kurabagirana kw'Imana, nyura muri Kristo Yesu, mwakire nk'umwami n'umukiza, mufate mukomeze. Haleluya. None icyakane ahubwo Yesu ni ishusho ya kamere y'Imana. Nicyo nasobanura ngo Yesu nta nubwo ari ishusho yayo gusa y'Imana byonyine, kuko umwana w'Imana ubwe ni Imana, ni ishusho yayo igaragaza Imana na kamere y'Imana. Niba ushaka rero, icyo ni icyakane bamuvuze, niba ushaka rero kumenya kamere y'Imana, abantu bahumiriza ko abagore ku Mana urangana gute, wicaye gute, urareba gute, ugeze ashika, ibyo ntiwabimenya. Niba ushaka kumenya kamere y'Imana, niba ushaka kumenya ishusho y'Imana, reba Kristo ko yaje mu bantu, uraboneka apfa ku musaraba, amateka arazuka. Haleluya. Rero nta nubwo ari ishusho y'Imana na kamere yayo, ahubwo ni Imana nawe, ni umwana w'Imana, ni Imana ubwayo. Soma Abaroma 9. Iyo rero twakiriye Yesu muri icyo cyubahiro cya Kristo Yesu, tumenya neza Imana, tumenya neza kamere y'Imana. Niyo mpamvu twanga ibyaha, kuko twamenye kamere y'Imana, tubeshejwe na Kristo umwana w'Imana. Uri hirya y'ibyo ngibyo, iri jambo ntabwo ushobora gutsinda wa musozi ukuri imbere. Umusozi rero, hari ubwo mvuga umusozi abantu bakumva ko ari ibirwara bikomeye n'urupfu ni. Ushobora no kuba ufite agasozi kameze nk'agashinda, ariko nako kakumereye nabi, ko guheheta, ko kurwana k'umushinge udacika. Bibiliya ivuga niturakara ntitugakora icyaha izuba ntirikarenga. Niba Kristo bangahe se bamarana ni bafite n'inzika, akaba ari mu rusengero afite abataramutsa, hakaba ari mu rusengero ariko afite inzika, kandi Bibiliya iduha kurakara ngo ntitugakora icyaha ngo izuba rirenge. Niba urakaye izuba ntirenga ihane, rekera aho ngaho. Ariko iyo twakiriye Yesu atwigisha kamere y'Imana, nko mu Mana ntabwo ngomba kurakara, niyo ndakaye nini nsaba Imana imbabazi. Ariko bagasanga abakristo benshi bafite inzika, basanga barangana. Numvise ko no muri genocide abantu baretse Yesu bakagenda bagatemagura abandi, baririmbanaga abapasiteri. Haraho nagiye iwacu njya gukora ubushakashatsi ngo ntazabeshyera abantu, bakambwira bati pasiteri kanaka w'iwacu yishwe na kanaka, umukristo arimbanaga, bakambwira ni wamutanze. Ndavuga ibintu birakomeye. Iyo rero wakiriye Kristo ukinjira muri we, akwigisha kamere y'Imana. Kamere y'Imana ni urukundo, kamere y'Imana ni amahoro, kamere y'Imana ni ibyiza, za mbuto izo ndangagaciro z'Imana ukazinjiramo rero kubera Kristo uri kumwe nawe akagushoboza. Soma Abaroma twihute ntaza gutinda, nshigaje ibintu byinshi. 9:5 murongo wa 5 wonyine. Yo bakomotseho kuri basogokuruza, nibo bakomotse kuri basogokuruza, ndetse nibo Kristo yakomotseho, nibo bakomotse, subiramo neza, nibo bakomotse kuri basogokuruza, nibo bakomotsweho kuri basogokuruza, ndetse nibo Kristo yakomotseho, ndetse nibo Kristo yakomotseho ku mubiri, niwe utegeka byose. Haleluya. Niwe utegeka byose, ni nawe Mana ishimwe iteka ryose, ni nawe Mana ishimwe, ni nawe Mana ishimwe iteka ryose. Amen. Niwe werekana rero kamere y'Imana. Zamuka 14:9 Yohana. Turasoma ibyanditswe byinshi uyu munsi. 14:9 aravuga ngo, nawuze kongera wisome. Yesu aramubaza, nabanye namwe iminsi yose ingana ityo, kandi ntiwari wamenya Filipo. Aravuga ngo umbonye abonye data. Ni iki gituma uvuga ngo twereke data wa twese? Ni ukuvuga ubonye Yesu ababonye data. Haleluya. Ubwo twakiriye Yesu twabonye data. Rero ya misozi iravaho mu izina rya Yesu. Reka twihute turebe Abakolosai 1:15. Yesu ni ishusho y'Imana kandi kamere y'Imana. Ndavuga amagambo arindwi yavuzwe kuri Yesu.
ihute. Kolosayi 1:15. Gisomera neza Imana igumugisha shuti yawe. Munahirize bene data b'Laodikiya 1:15. Munahirize bene data b'Laodikiya na numva n'itorero ryo mu nzu ye. Rekera aho ngaho icyo tukibore. Reka tuvuge icya gatanu kivuga kuri Yesu, icyo bamuvugaho. Ndavuga amagambo arindwi. Yesu ni uramiza byose ijambo. Yesu ni uramiza byose ijambo. Ibintu byose ni uramiza ijambo rye. Mu yandi magambo, ntabwo Yesu ari ikigirwamana. Ntabwo Yesu hari umuntu. Hari ibigirwamana bavuga ngo byikoreye isi ku bitugu byayo. Hari ikigirwamana cy'Abagiriki cyabavugaga ngo cyikoreye isi ku bitugu byayo. Ntabwo Yesu ari uwo nguwo. Yesu si ikigirwamana. Yesu ni umwana w'Imana, wibeshaho byose. Ni umwana w'Imana ubeshaho byose, aramiza byose ijambo. Niwe biravuga ngo icyo tuzakora cyose, n'icyo tuzavuga cyose, tujye tukivuga tunyuze muri we, kugira ngo Imana Data twese ihimbazwe. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Iyo ugiye hirya ya Kristo Yesu, niyo mpamvu ubona abantu bimikira ibintu, akimikira ibintu by'amadini, bakavuga ibyo bishakiye, wajya kubona ukabona umusaruro nta kamere y'Imana ibarimo, nta kamere, ni ukubera ko baranyuze hirya y'ijambo ry'Imana. Rero muri aya magambo Yesu yavuzwe harindwi ndimo kuvuga, uyafate mu mutima wawe. Ni ukuvuga rero Yesu Kristo umwana w'Imana yuramiza byose ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ikigirwamana nkuko bajya babivuga. Ni umwana w'Imana ubwe, kandi niwe utegeka byose. Niwe utegeka byose. Biravuga ngo nta rindi zina twahere munsi y'ijuru dukwiye gukirizwamo, ni irya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abantu bakabiyobya bakishyira hirya, ariko icyo si cyo ndimo gushaka cyane. Nshaka kuvuga kuri aya magambo bavuze kuri Yesu. Ijambo rya gatandatu bamuvuzeho. Ijambo rya gatandatu bamuvuzeho, amaze kweza no gukuraho ibyaha binyuze mu rupfu rwe ku musaraba nk'incungu. Ni ukuvuga Yesu niwe utwezaho ibicumuro n'ibyaha byacu binyuze mu rupfu rwe rwo ku musaraba. Iyo udeviye umusaraba rero, imisozi kubana imisozi ukagwa. Ariko iyo ugomeje umusaraba wa Yesu, haleluya, iyo upfukamye ku musaraba wa Yesu, imitwaro yose irahunga. Ibyo ibisozi byawe bikuri imbere byose biragwa. Iyo upfukamye ku musaraba ugasobanukirwa ko Yesu mu rupfu rwe ariho twabonewe incungu. Twebwe ntacyo twari gutanga, twavukiye mu miryango ikora ibyaha, mu kivange gitandukanye cy'amahanga twaturutsemo. Rero Yesu ugomba kumenya yuko ari we wezaho ibyaha binyuze mu rupfu rwe. Udatekereje kuri iryo jambo, haba umusozi ukuri imbere w'icyaha runaka urwana nacyo, wawushobora nshuti yawe. Wizera Yesu ko yapfuye. Mu rupfu rwa Yesu niho tubonera kubabarirwa ibyaha. Haleluya. Nubwo tujya imbere y'abantu ngo habarimo dusaba imbabazi, imbabazi tuzisaba Kristo binyuze ku musaraba mu rupfu rwe. Cyo nicyo kivanaho imisozi. Ntabwo wakwihana ubusambanyi bwa karande bwo mu muryango bukomoka inyuma mu bisekuruza bigera kuri 7, ngo nurangiza ubishobora ubyihana. Ntabwo umuco wakuvana mu busambanyi, ntabwo wakwihana inzoga wanyoye baguheje. Kera natangiye kunywa inzoga, harimo mumesha umuyaka ufata, sizo ukuntu yakururaga inzoga akayisiga mu muyaka afatisha gutya akansomesha nkarigata gutya n'uruhinja mbivukiramo. Icyo cyavukiyemo Dawudi yavuze ngo mama yambyariye mu byaha. Nshuti zanjye bakundwa mu nyumve, mwe ndavuga amagambo 7 yavuzwe kuri Yesu. Iringezeho rirakomeye, twezwa tubabarirwa binyuze
binyuze ku musaraba mu rupfu rwa Yesu. Ntabwo wakwihana ubujura bwa gakondo y'iwanyu ngo ubushobore. Bishoboka. Niyo mpamvu usanga Satani akurikirana abakristo. Ejo nawe ubwe ngo umwirukane ukamucisha hakagirwa. Wamucisha uburyaga wagenda ukamusanga mu rugo. Waba uri umusore ukaza ku rusengero ugasimbuka neza. Wamusanga mu gato urarama akamusanga. Ushobora no kuzana inkuma akaza ikakugura. Ariko iyo usobanukiwe Yesu Kristo kwanyuze ku musaraba mu rupfu rwe niho twerezwa. Haleluya. Niho twihanira. Tuvuga ngo Imana yabwiye Zerubabeli ngo si kubw'imbaraga zawe, si kubw'ubushake bwawe, ahubwo ni kubw'umwuka wawe. Iri hame rero cyangwa iyi ngingo ya 6 bamuvuze irakomeye cyane. Twiyungira mu rupfu rwe. Abaheburayo 7:28. Niba warakoze icyaha ugenda ujya ku musaraba wa Yesu upfukama. Wongera ubwira umwami ngo jyewe ntabwo nakwezwa keretse wowe. Iyo binyuze muri Yesu byose biratungana. Soma twumve, soma vuba tujye gusoza. Kikaza ingingo imwe nkarekera aho ngaho. Ihute. Abaheburayo 7:28. Aravuga ngo amategeko ashyiraho abanyantege nke. Amategeko ashyirwaho abanyantege nke. Kuba aribo baba abatambyi bakuru. Kuba aribo baba abatambyi bakuru. Naho ijambo rya yandahiro ryaje nyuma y'amategeko. Naho ijambo rya yandahiro ryaje nyuma y'amategeko. Rishyiraho umwana w'Imana. Haleluya. Rishyiraho umwana w'Imana. Watunganyijwe rwose kugeza iteka ryose. Imana iguha umugisha. Amategeko y'abaye amanyantege nke. Ariko Kristo yaje ari indahiro y'Imana. Atunganya byose. Inyuze muri urezwa. Haleluya. Abaheburayo 9:12. Tunyura muri Kristo Yesu tukababarirwa. Yesu mbabarire. Kandi yinjijwe hera cyane. Ntabwo Yesu umwami wacu yinjijwe hera cyane. N'amaraso y'ihene cyangwa y'ibimasa. N'amaraso y'ihene cyangwa y'ibimasa. Ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye. Mana yanjye mana amaze kugira ngo amaze kutubonera gucungurwa kwiteka. Ndagira ngo mbahamirize ko Yesu akomeye. Ntabwo yinjijwe hera n'amaraso y'ihene cyangwa y'ibimasa, ahubwo yinjijwe hera n'amaraso ye. Agiye ku musaraba tubonera gucungurwa. Iyo ni ijambo rimuvugwaho. Niwe waducunguje amaraso y'igiciro cyinshi. Ntabwo twacungujwe ifeza n'izahabu. Niyo mpamvu wenda data mbabwira amagambo yavuzwe kuri Yesu arindwi. Iri jambo ni ijambo rikomeye cyane. Wongera umwizere mu izina ryawe. Niba waratakaje umuryango muri genocide, niba waratakaje amafaranga yawe, niba waratakaje icyubahiro cyawe, wongera umunyuremo mu izina ryawe. Mu rupfu rwe wanyure. Tito 2:14. Mvuga irindi jambo rya 7 ryavuzwe kuri Yesu nsoza. Dusome mu izina rya Yesu. Watwitangiriye kugira ngo aducungure. Watwitangiriye kugira ngo aducungure. Mu bugome bwose twari turi mu nshuti za. Kandi yuhagira abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite. Kandi yuhagira abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite. Ugira ishyaka ry'imirimo myiza. Subira muri uwo murongo nabo batuye. Watwitangiriye. Yesu ni uvugwa watwitangiriye. Kugira ngo ijambo rya mbere kugira ngo aducungure mu bugome bwose. Kandi yuhagira abantu. Haleluya. Kandi yuhagira abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite. Kugira ngo babe ubwoko bwe bwite. Ugira ishyaka ry'imana. Ndashima Yesu umwami wanjye ko yanyuhagiye. Ibyaha nakuriyemo naranyoyemo narose mu mashereka nayo. Ndashima Yesu ko yanyuhagiye. Nawe uyu munsi akuhagira mvuga aya magambo 7 bavuze kuri Yesu. Umwami wanjye akuhagire. Hari abakristo bananirwa gukiranuka bakagwa mu byaha bakajya mu byaha. Ndagira ngo nkubwire inkuru nziza. Yesu ureka uyu mugoroba akuhagire amukureho iyo myanda narangiza guteramo ishyaka ry'imirimo yo kumukorera. Zina ry'Imana rishyirwa hejuru. Jambo rya nyuma ryavuzwe kuri Yesu rya 7. Yesu yicaye iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Yicaye iburyo bw'Imana. Ibyo byerekana ko Kristo ategekana n'Imana nk'umwami uri hejuru ya byose. Kristo rero yicajwe iburyo bw'Imana
bisobanura yuko ategekana n'Imana. Mu butegetsi bw'Imana Yesu yicaranye n'Imana, kuko rero ari Imana yatanze kugira ngo rero tumenye Imana. Iyo unyuze muri Yesu nawe utegekana n'Imana, kuko birabona niyo mpamvu adakorwa n'isoni zo kutwita bene se. Yaravuze ngo nk'uko abantu bahuza amaraso bava indimwe, niko nawe yahuje amaraso natwe. Ngo niyo mpamvu atatakitwa abajana abagaragu, turi inshuti ze, turategekana na Yesu. Nakubwiye ngo uwo musozi ukuri imbere, humura umusozi ukuri imbere wenduka ikibaya. Niba dutegekana na Yesu, haleluya, Yesu ntabwo yigeze akora icyaha, ariko ibindi bintu byose yabinyuzemo. Yarababajwe, yarashonje, yararize, icyo atakoze ni icyaha, ariko yarabaje imyaka 30 yakoze imirimo nk'iyo ujya ukora. Rero ubwo ategekana n'Imana, natwe tukaba turi bene se, turategekana nawe mu bwawe. Niyo mpamvu yaduhaye imirimo yo kuvuga ubutumwa bwiza. Haleluya, tegekana na Yesu. Rero uyu munsi uwo musozi ukuri imbere urakuva imbere. Imana yashoje ba Zerubabeli, igahagurutsa abahagaye bagatera ishyaka imitima yabo kubaka inzu y'Imana. Imana yahagurukije umwana wayo Yesu kugira ngo abanyamahanga n'abayuda twese tumenye agakiza. Ihaguruka n'uyu munsi maze utegekane nayo. Reka dusoreze mu ijambo, mu magambo ari mu Baheburayo 8:1, twongeraho n'ibyanditswe bikeya dusoze. Humura, umusozi ukuri imbere urahinduka ikibaya. Yesu yarangije byose ku musaraba, kandi humura uri kumwe nawe, uri kumwe n'umwana w'Imana. Soma twumve ma. Abaheburayo 8:1 ngo mubyo tuvuga igikomeye ni iki ngiki. Ibyo tuvuga igikomeye ni iki? Ni iki ngiki. Haleluya, tumva neza ubwiza bw'Imana. Ibyo tuvuga ni iki? Dufite umutambyi mukuru. Haleluya, dufite umutambyi mukuru. Umeza cyo. Umeza gutya. Wicaye iburyo bw'intebe yikomeye cyane. Yicaye iburyo bw'Imana ikomeye cyane. Yo mu ijuru. Yo mu ijuru turamufite. Haleluya. Bakundwa bene data mu nyumve, ushobora kubona umwanya munini mu nyanga. Iyo umuntu afite mwene wabo uri mu nzego zo hejuru, iyo umuvuzeho, papa kiriwe yatubyaye turi abahungu n'abakobwa bari bahari, kubera yuko twari ikiryango kinini. Iyo yajyaga ahantu agahaguruka akishyira hejuru agashaka umusomborotsa, akuzana agasomborotsa, yaravugaga ngo nkora imbwa zanjye zikurye. N'ubundi abanyarwanda bavuga ngo ukubita imbwa bashaka shebuja. Rimwe umuntu yigeze kumuhemukira, naragiye barambwira ngo yaramuhemukiye akumugirira nabi, njya kumurengera. Ndagenda mu rugo ndwana n'uwo mugabo, ndangije njyana amafaranga mpamagara abahungu ni mugura inzoga. Ngeze ndajyana nisukisha inzoga bapimiraga mu bintu by'ibindi, ndagihirika nisunikishwa gutya kugira ngo nuko ndwana nawe, kugira ngo ndengere data. Ngihiritse kirameneka, arava kumena inzoga, ndavuga se utagiraga vuba ntabwo nabishakaga, kubera aho ngaho turarwana. Yaravuga ngo nkora imbwa zanjye zikurye. None rero icyo ijambo ritubwiye riravuze ngo dufite iki? Dufite umutambyi. Rero iyo umuntu afite abantu bakomeye mu gihugu, abayumva akomeye. Iyo ufite umwana wiga muri Amerika, ujya no kwicarana ukabivuga ngo umwana wanjye arahana, kugira ngo abantu babyumve nawe bikubajije. Ndagira ngo babwire yuko dufite umutambyi. Haleluya, dufite umutambyi mukuru ari we. Dufite umutambyi umeza cyo, wa wundi wicaye iburyo bw'Imana uturwanirira. Dufite umutambyi. Icyo gisozi kiva imbere yawe kubera iki kiri wafu, ufite umutambyi. Dufite umutambyi, dufite umuntu tuvuganira ku Mana, dufite umwami wa, dufite roya, dufite umurenge, dufite umuvugizi, dufite umutambyi. Arahari umeza cyo kandi indesi. Yes, haleluya. Utarabanura ku butoni, abantu barabanura ku butoni, ariko dufite umutambyi. Dufite umutambyi. Umuryango wawe niba warashize, hindukira uvuga ngo mfite umutambyi. Niba waratakaje ibyawe, vuga ngo mfite umutambyi umeza gutyo, ufite byose. Uwo musozi arawuhindura ikibaya. Humura, uwo musozi wahinduka ikibaya niyo nyito. Soma Abaheburayo 12, Abaheburayo 10:12. Nasaze none nongera ngo niyo ngitangira kubwira. Yute. Mana yanjye Mana, dufite umutambyi, dufite Yesu, dufite umutambyi, dufite umwami w'abami, dufite uwaturenge, dufite uturwanirira. Komera nshuti yanjye, uwo musozi Yesu arawuhirika, nanjye yarawuhiritse. Soma vuba 10:12. Ariko wawundi amaze gutamba igitambo kimwe cy'iteka. Ariko wawundi amaze gutamba igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha, yicara iburyo bw'Imana,
ahera ubwo arindira igihe abanzi be bazashyirwa munsi y'ibirenge. Ongera usomeho ngaho twumve neza. Ariko wa wundi Yesu mabwira ijambo rya karindwi amaze gutamba igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha yabikuyeho, yicaye iburyo bw'Imana. yabikujeho amaraso ye, arangije yicara iburyo bw'Imana uwo twizera. Iyo ufite umwana wari umujenerali nta muntu wakuvuga, umaze gusoma ku icupa wavuga ngo nkora umwana wanjye aze muhamagare. Ibyo murabizi abantu barabikorera. None natwe dufite umutambyi wamennye amaraso ye, amaze gukuraho ibyaha, aragenda yicara iburyo bw'Imana isumba byose, isumba abantu. Aho urangije aherubwo arindira igihe abanzi be bazashyirwa munsi y'ibirenge. Haleluya. Ngo aherubwo rero yicaye iburyo adusabira ngo arindire igihe abanzi be bazashyirwa munsi y'ibirenge bye, abanzi b'umwami bazashyira munsi y'ibirenge bye, kandi natwe twicaranye nawe mu buryo bw'umwuka mu ijuru, niko Pawulo yavuze. Abaheburayo 12:2 haravuga ngo hute soza ijambo, dutumbira Yesu wenyine hariwe banze ryo kwizera, kandi niwe ugusohoza rwose. Haleluya. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byari bimushyizwe imbere. Na yanjye mana niyita ku isoni zabo, yicara iburyo bw'Imana ngo yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byari bimushyizwe imbere. Ese nshuti yanjye unyumva ndimo gusoza ijambo, ibyo byishimo byari bimushyizwe imbere urabizi, ni wowe nanjye itorero twavuye mu bise by'amaraso ye, yicaye iburyo bw'Imana arimo aratureba araturwanirira, kuko azi yuko ategereje ko azashyira abanzi munsi y'ibirenge bye, ariwe Satani. Ibyishimo by'Imana, wa musozi w'igiti imbere y'umugangu wa Zerubabeli urahinduka ikibaya. Matayo 26:69, Matayo 26:69, urahinduka ikibaya wa musozi we, imbere y'abakunzi b'Imana. Yihanganiye umusaraba nawe ihangana kubw'ibyishimo byari bimushyizwe imbere y'iryo torero. Itorero yavanye mu bise by'amaraso niwe nanjye, yawe urimo kurenganywa, yawe urimo kunyura mu bigeragezo, yawe uhanamuwe n'uwo musozi, arawuhinduye ikibaya, genda utegekane nawe. Wumvise amagambo yavuzwe kuri Yesu, ntabwo nabona umwanya wo kongera gusamariza ngo nsubiremo kuko igihe cyanjyanye. Ariko humura, dufite uwo mutambyi kandi yarantabaye nawe gutabara. Soma Matayo 26:9 turekera aho ngaho. Ubwo Petero yicaye hanze mu rugo, umujaramye yaramubwira ati, Matayo 26:60. Soma na 4. Yesu aramusubiza ati, wakabimenye. Kandi nababwira yuko hanyuma muzabona umwana w'umuntu yicaye. Ayiwe, soma. Kandi nababwira yuko muzabona umwana w'umuntu yicaye uburyo bw'ubushobozi bw'Imana, aje ku bicu. Soma 56:57. Ni bande yasubizaga? Abafashe Yesu bamujyana kwa Kayafa, mutambyi mukuru. Abanditsi bakuru n'abafarisayo bari bateranye abanzi b'umusaraba wa Yesu. Petero amukurikira arenga hingo, ntugakurikira arenga hingo, injirana nawe mu izina rya Yesu. Soma twumva, iyo nayo n'indi nyigisho. Agera ku rugo rw'umutambyi mukuru, Petero yicarana n'abagaragu, ariko yaragerageje inshuti yawe ngo arebe amaherezo ya Yesu. Maze abatambyi bakuru n'abanyarukiko bashaka Yesu aho ibirego. Reka bagushakeho ibirego, ariko humura uri kumwe na Yesu, uwo musozi urahinduka ikibaya. Bamushakaho ibirego by'ibinyoma ngo bashake abo turabejeje, ngo bashake uko bamutsindisha. Barabibura, ariko nibwo haje abagabo b'ibinyoma benshi bashinja umwami. Haza babiri baravuga ngo uyu yagize ngo yabasha gusenya urusengero rw'Imana, akarwubaka mu minsi 3. Umutambyi mukuru arahaguruka. Haleluya. Yasera afite ubutware. Umutambyi mukuru arahaguruka n'iterabwoba ryinshi. Satani arahagurutse n'iterabwoba ryinshi imbere yawe, ariko uwo musozi arahinduka ikibaya. Aramubwira ngo, aramubaza ati, ntabwo wiregura natwe, ntiwumvise ibyo abakurega.
kubera yuko byari ibinyoma yasabiza arayicecekera. Mutangi mukora n'ubwira Tangi mukora amubwira murahirije Imana ihoraho. murahirije Imana ihoraho. Tubwira yuko ari wowe Kristo, bisobanura wasinzwe. Umwana w'Imana. Yesu aramusubiza ati wakabimenye, kandi ndababwira yuko hanyuma muzabona umwana w'umuntu yicaye ku bicu iburyo bw'ubushobozi bw'Imana. Aje ku bicu azaza umwami wacu. Rero bakundwa bene data, ayo ni amagambo yavuzwe kuri Yesu. Nabivuze ntabwo ndi busubire, muzakomeza ugenda ukurikirana inyigisho zongera ugenda uyigarura ubyumve. Sinabona umwanya wo kongera gusubira inyungu, ntazure ko amasaha yanjye, ariko ndagira ngo mbabwire ngo uwo musozi ukuri imbere urahinduka ikibaya, kubera ko dufite umutambyi kandi wicaye iburyo bw'Imana, ari we Kristo, kandi mu rupfu rwe yaratwejeje, aratubabarira nk'uko ijambo twababwiye. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibongerera imbaraga, Imana ibongerera ubutsinzi. Nimuhumure torero rya Kristo, mwikangwa n'ibyo turimo kunyuramo, nibi bya korona bihari ntibyongera kugukanga. Sinasoza nabivuze, humuro Uwiteka arahari, kandi dufite umutambyi. Uwo musozi uri imbere yawe urahinduka ikibaya kubw'umwuka w'Imana. Dufite Yesu, dufite umwuka w'Imana, dufite Imana Data. Muri ubwo butatu bwera turabanyambaraga ndetse no turabatsinze ndetse no kurushaho, byose tuzabikandagira hejuru. Imana rero ibaha umugisha. Ndagira ngo nongere nibutsa abazayini ko tukiri mu masengesho. Dushigaje iminsi 2, twatagiye 21, turasenga iminsi 10 twiriza ubusa. Mukomeze mubwirane, kubera ibihe turimo ko abantu bari mu nzu. Niba utarabimenya ukabimenya nawe utangire niyo ngibiro ikore, hanyuma Imana ikomeze ibane namwe, kandi igihugu tugishyize mu bwishingizi bw'amaraso Yesu. Urakoze Mana y'ukuri kumvise gusenga kwanjye, izina ryawe rishyirwe hejuru kubw'ijambo ryawe, kandi Mana komeze kubana natwe, komeze gufasha abantu abafite imisozi bari imbere ihindukibaya kubw'umwuka wawe turimo, izina ryawe rishyirwe hejuru. Mwana sabe umugisha igihugu, sabe umugisha abakristo, sabe umugisha abashumba, intumwa n'abahanuzi. Ukuboko kwawe komeze kuturama kwa kundi twumvise mu ijambo ryawe, kandi izina ryawe rishyirwe hejuru. Ngwa icyubahiro kuri Imana, ndagushimye kandi ndaguhimbaje ko wankoresheje. Ciye bugufi ushyirwe hejuru, nkugarane icyubahiro kugikwenyagura ku ngoma, izina ryawe rishyirwe hejuru, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi barinde mu izina rya Yesu. Tuzongera guhura utaha.